Shalom Yesu ashimwe cyane. Tubahe ikaze muri umwanya w'ijambo ry'Imana. Twizere ko muri amahoro kandi twizere ko mushima Imana. Muri kumwe na Prophet Robert ubakunda cyane. Reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi. Imana Isaka, Imana Abrahamu, Imana Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana idahinduka. Tuzambaye amashimwe y'imitima yacu kuri Imana ifite imbaraga. Hari ibyo wakoze turabigushimiye kandi twizeye ko nibisigaje kubikora. Turasenze ngo uyu mwanya iri jambo ribe ijambo ry'umugisha. Wese ugiye kuryumva rimwe ijambo ridasanzwe hindura ubuzima bwe kandi urekeshe muri bitangaza. Tugushimira ko ugiye kubana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Twegereje abantu mwese mudukurikiranye online. Imana ibamugisha kandi mukomeze kubagira neza. Abari mu Rwanda rwacu, abari mu bihugu byo muri Afrika, abari mu migabane itandukanye y'Iburayi, mwese turabakunda. Tubifurije amahoro y'Imana n'ineza y'Imana. Hanyuma atureje mu ijambo ry'Imana cyagusaba mwene data uhageze ariko abantu ni byiza ko twamamaza ubwami bw'Imana, sharing abantu 2 cyangwa 3 5 uhabwa umugisha n'Imana. Ushobora no gusharinga kuri status yawe kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana. Ibyo no kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byiza by'amasengesho. Hanyuma nitwa Prophet batwone maze kubibabwira. Ndumushumba hano mu mujyi wa Kigali mu itorero ryitwa Gospel Symbol Church rikora no Kimironko kwa Mushimire. Tugira amasengesho yo kwirwa mu wa gatanu gutangira isa 6 kugera isa 12 za nimugoroba. Twirije tubwira Imana ngo imenyekane ku Iteka Imana. Tukagira amateraniro meza ku cyumweru atangira isa 4 n'igice za mu gitondo tugasoza isa 7. Kubona dukurikiranye mu hawe ikaze mwese ni byiza ko mu bana natwe. Tugira rero amasengesho nko nari mbivuze ku wa gatanu twirwamo kuva isa 6 kugera isa 12 ndetse no ku cyumweru tukagira amateraniro meza atangira isa 4 n'igice za mu gitondo kugera isa 7 hano Gospel kuri Gospel Symbol Church hano Kimironko kwa Mushimire. Ndakuraritse kuza kubana natwe muri ibyo bihe byiza byo gusenga ku wa gatanu saa 6 kugera saa 12 ku cyumweru iteraniro ryiza ritangira isa 4 n'igice kugera isa 7. Reka twinjire muri ijambo ry'Imana hanyuma durisengeremo. Turasoma Samuel wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 27. Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuze ngo uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yamaye icyo nasabye. N'amagambo yavuzwe na Hana. Yabuze umwana igihe kirekire, arababara ararira ndetse agera aho guhogora. Hana yasengaga amasengesho ashoboka, yubahaga Imana kurusha abandi. Yari afite umugore witwaga Elukani, ariko Elukani yagiraga abagore bitwaga Hana na Penina. Ariko bikatubwira ngo buri mwaka umugabo wabo Elukani yafataga Hana bakajya ku musozi witwa Shilo gutamba ibitambo by'Imana yuko bari amahoro. Bagerageza mutanga amaturo yabo ntako wabaga batagize, ariko bari barabuze umwana. Mwene data uyu mwanya nawe ntako utagize, wirinze ibyaha, warasenze, warakiranutse, wafashe amasengesho yo gusenga, utanga ibyacu, utanga amaturo, ufasha abantu, ufasha batishoboye, ariko kugira ngo icyo usaba Imana ngo ikiguhe byaranze, byaratinze. Ariko iri sengesho uyu mwanya Imana imijambo yambwiye ngo mbwira wari wese ngo icyo wasabye Imana irakiguhaye. Haleluya. Icyo wasabye Imana irakiguhaye. Waza muri Imana icyubahiro. Hana awarigiye kinini ngo ariko isaha imwigeze ngo ajya mu rusengero abandi batasenze, ngo atangira kuzenguruka urusengero ngo azunguze ko kuvuga yabonaga bitakunda. Yari agenda kari kamaze kumurenga. Ntabwo uza agahinda kakuzuyemo, ntabwo uza amarira kuzuyemo. Urabona byanze, urabona noneho byanze. Ari umuntu agera akavuga ati none ndabona byanze. Hari igihe umuntu ageramo akumva asigaye wenyine, hari igihe umuntu ageramo akumva isi yamusize, hari igihe umuntu ageramo akabona isi irimo karaga. Ariko humura icyo wasabye Imana ikiguhaye. Haleluya, haleluya. Mudamu Hana atangiye gusenga mu rusengero ngo Eli ngo atangiye kwaza ko uyu mudamu kuki arimo aravuga avugishwa bigenze gute. Habazana ati kubera iki kuri muravugishwa wasinze? Aramwateka da sinasinze nangahinda n'inimba n'ibikomere n'amagambo y'abantu n'agasuzuro k'abantu. Hari ibyo ndambiwe, hari ibyo mazi. Ati ndimo natura Imana agahinda afite. Ngo era shingiye kugenda yarafite namwe ati nukuri nakubeshye ko nari nsanzwe nkuzi siko nkuzi. Ahubwo ati genda amahoro uhanuzi Imana yitwa Eli. Ahubwo ngo genda amahoro Imana nkorera, Imana nyiri ijuru. Muri Samuel wa mbere igice cya 4 twasomye umurongo wa 17. Ahubwo ngo genda amahoro icyo usabye Uwiteka kiguhe. Ijambo nakunze niri ngo iryo joro ajya abanye n'umugabo Elukani ngo asamina. Ngereza ngutangarize ngo uyu mwanya la postile ngo ndohereza imbaraga muri iri sengesho no muri jambo mwizina Yesu. Genda amahoro icyo wasabye Imana nyiringabo, icyo wayisenze uri Kanyarira Kadeshi, icyo wayisenze uri ku musozi itandukanye, icyo wayisenze uri mu cyumba cyo cyangwa upfukamye uryamye, icyo wayisabye uri mu mazi cyangwa se mu buvumo, icyo wayisabye uri mu rusengero. Uyu mwanya
Imana ni ikiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Imana uyu mwaka ukwezi kwa kabiri duhagaze 2022 ni ukuri pesile gome kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo wasabye Imana ni ikiguhe, genda muri cyo sibyo ni ikiguhe ngo iryo joro asamina. Sinzi icyo washakaga ariko Imana namwe ngo ninangare zo wese ngo Imana iguhe icyo wayisabye. Nuko ngo hana aragenda arasama byara umwana ngo amaze gukura aza mu rusengero abwira abantu ngo nukuri nabeshye uyu mwana mureba niwe nasabye umwana w'umuhungu kandi ufite uburanga nukuri n'umurama yitwa Samuel atkanda Imana nyiribe nyiringabo. Imana itabona kubutona, Imana ijyomva gusenga niyo yatinda niyahera niyo yatina gukora ko nibivuze ko yahinduye amasezerano bati oya nubwo nabashwe ariko nibya niyahinduye icyo yamvuze bati ndashima Imana ko Ramone sego yamaye icyo nasabye hana shima Imana namwe ngo ngutangiza uyu mwana iyibutse hanira kuyibutse. Nukuri yatanze umwana kuri hana imyaka n'imyaka na Imana icyo wasabye Imana kiguhaye. Iri jambo ryizere kandi ugiye kubona imbaraga zimwe uyu munsi wa none 2022 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Icyo wasabye Imana kiguhe muri uyu mwaka ubonye imbaraga z'Imana ubonye uko kwiza kw'Imana mu izina Yesu Kristo. Hana aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye kandi isabye Uwiteka n'icyo Imana. Ntabwo Imana izaguha pirate izagorosha nawe, ntabwo Imana izagusondeka izagorosha kandi izashona n'ishyaka kaboro mu izina rya Yesu. Izere iri jambo ko rigiye guhindura ubuzima bwe. Reka turisengeremo ariko ngubwire ngo dufite amasengesho ejo ku cyumweru na matara nazatangira saa 4:30 za mu gitondo kugera isaa 7 hano Kimironko kwa Mushimire. Kwa natuye mu Rwanda ni Kimironko kwa Mushimire. Ugeze kwa Mushimire mu kuri itorero ryitwa Gospel Assembly Church gw'inubane natwe kandi wahamagara kuri izo nimero urimo kuri screen yawe. Wifuza gusengerwa, wifuza ko tuganira, wifuza ko tukugira inama, twandikire kuri WhatsApp kuri izo nimero urimo kuri screen yawe tugusengere duhari kuganya kugira ngo tubasengere. Ariko ndakuretse ku muntu uri mu Rwanda gw'inubane natwe kandi abantu bari kuri ejo saa 4 za mu gitondo zo mu Rwanda za mu gitondo muzabane natwe online tuzumva ubwami bw'Imana. Ukimara kumvira ijambo ry'Imana rero mwene data rivuga ngo Imana iguhe icyo wasabye uri sharing kandi wikukora subscribe. Mana Isaka, Mana Abraham, turagushimira amagambo meza duhaye ndatura umugisha kuri semwa mwumvishira ijambo kandi warose mwami icyo yagusabye cy'umuha ubikore kwibesha mwami. Ngushimire ko twumvishije muri byose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mwakwana Prophet Robert Bakunda mugira umunsi mwiza. Bye bye.